nyuma nyine bamaze gusinda baza kurwana. Ibyo ntabwo nakabonye ngewe simbizi. Sinzi impamvu utakabonye ko aka kavido karacicikanye. Bo banyweye inzoga bari kumwe ari babiri. Bajya mu kabari si bari ku ishuri. Mu kazi se? Bari ku ishuri. Ubwo nyuma yo kunywa baza gusubiranamo noneho bararwana. Nyine bayita ngo wikura mu cupa nayo ikagukura mu bagabo. Nuvuga ngo umuntu nyine yitari wanywa ufite ibitekerezo byuzuye ariko bimaze kunywa hari igihe nyine igukura mu bagabo ituma uvuga ibitari ngombwa cyangwa ukitwarika ku buryo budakwiriye. Kuko hari abantu banywa bagahirima, hari abantu banywa bakagwana, ariko muri makeya situvuze ngo abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Mozambique, abari ahandi hose ntabashije kurondora, mwese ndabasuhuje. Nongeye kubaha ikaze rero hano kuri Abaza Queen 31. Nk'uko bisanzwe ngewe nitwa Queen. Nkomeje cyane abatamerewe neza, abafite ibibagoye bari kunyuramo, Imana ibabe hafi. Ntabwo ngarutse nyenyine rero, ngarukanye na Papa Eric, nzi ko mwari mumukumbuye. Reka muhe umwanya nawe abasuhuze. Twongeye kubaha ikaze hano ku nama za Queen 31. Yego murakoze. Ndabashimiye kuba mwongeye nanjye kumpa uyu mwanya. Nakumenya batari kukumva. Ndabashimiye kuba mwongeye kumpa uyu mwanya. Nkongera kuboneka hano, nari maze agahe ntabasha kuhaboneka kubera impamvu zitandukanye. Reka mbonereho rero kuba naramutsa n'abandi bari kutwumva abari hano Mozambique bumva Ikinyarwanda, Ikirundi cyangwa izindi ndimi zose zifitanye isano n'Ikinyarwanda. Haramutsa kandi n'abari mu Rwanda bakurikira inama za Queen, karamutsa abari Uganda ndetse n'abandi bose hirya no hino ku isi bakurikira inama za Queen 31 bumva uru rurimi dukoresha. Nibagira amahoro. Wari umeze neza ariko? Nari meze neza, ntabwo ndi kuboneka nyine hari umuvandimwe wagize ibyago. Ubwo muri make dusa naho tubugiye mu kumutabara. Ubwo niyo mpamvu uri kumva nta morale nyinshi cyane, ariko reka nyigerageze nyishakimo. Ariko muri makeya byararangiye kandi n'urugendo rwa buri wese kuri isi. Niyo mpamvu no mwebwe se mwamumereye mute? Natwe twari tumeze neza hano ku nama za Queen bari bagukumbuye. Umunsi tugiye kubaganiriza iki? Uyu munsi hari icyo twaganira. Burya igihe kubona tuba turi kubyara dufite abana, ni ngombwa no kubagira inama. Rero ndi kumva twavuga ku kintu bita ibiyobyabwenge, uko twabirinda abo tubyara, abo turera. Burya umwana wese ntabwo ari uwawe nubwo uba mukwe mu nda, ariko n'uwa sosiyete. Uko twafasha abadukomokaho kwirinda ibiyobyabwenge, kandi ntabwo wakwirinda ikintu utazi. Ndi kumva aricyo twakaganiyeho, nubwo tutatinda cyane ko tukagira icyo tukivugaho, wenda tukaza no kureba n'ingero zimwe na zimwe. Ubundi se ko bwawe iyo bavuze ibiyobyabwenge byangiza ubwonko bw'umuntu cyane, bikica abana mu mitekerereze, mu mikorere y'ubwonko ndetse no mu buzima busanzwe, wowe wumvamo iki? Wumva ibihe? Ku bwawe nanjye ndakubajije, ku bwawe wumva ibihe? Ndumva inzoga n'itabi. Inzoga n'itabi. Inzoga ni ikiyobyabwenge, nibyo ntabwo mbihakanye. Itabi nacyo ni ikiyobyabwenge piyore. Piyore ni ukuvuga ngo urasa itabi n'inzoga, ikiyobyabwenge gikaze kurenza ikindi ni iki? Nuko turajya muri detaye. Burya inzoga
zigira alcohol igiye itandukanye, kuko ntabwo wafata nk'inzoga ifite alcohol nka 3%, nka zino ducuruza hano za dojemu, zirukona amayepara afite 3-4 wenda, amasavana bari kuri 5, amapuritari 5, izi z'urufuro ntabwo zirenza 5-6, wenda yakabije yagira 6. Mbo izo ni ubwoko bw'amadojemu. Noneho hakaba ubwoko bw'amavinyo. Vinyo hano mbona muri Mozambique vinyo ifite volte nini igera kuri 17. Ari kuva ifite 11, zifite inyinshi zigwe 11, 14, ariko ntabwo kubona vinyo ifite izirengeje 17. Iyo vinyo ntabwo ngenda yibona, simbizi zirahari wenda, kuko ibyo ntarabona ntibivuze ko bitabaho, ariko zirahari wenda simbizi. Noneho hakaba noneho n'amajini, ubwoko bw'amajini. Amajini yo abakarishye niyo aba ari kuri za 40, mbo 40-43. Noneho hakaba n'amawisiki nazo ziba ziri kuri igipimo cyo hejuru. Noneho ndumva arizo nzoga navuga zikarishye, amawisiki, amajini. Ibyo ni ibintu rwose kubiha umwana cyangwa se gutuma umwana abikonsoma bihita bimwangiza, bikamuhindura akazizi. Uwo mwana w'imyaka 15, 14 afashe wisiki agatasi kamwe ubwako karatuma agenda azungiye. Kandi hari nk'ababyeyi twumva ko hari ukuntu twagiye dukura, noneho nk'ababyeyi kera mu Rwanda sinzi buno numva ngo urwagwa bararuciye, habaga ibintu bita urwagwa, ubushera, ntubyumva. Kandi biriya bintu byabaga byifitemo ubuziranenge kuruta inzoga z'inkorano. Ariko nyine ubwo leta yabonye ko atari ngombwa yarabiciye yabikuyeho. Ariko wajyaga kubona ukumva umubyeyi akakubwira, ariko shaho soma kuri inzoga utazabimbwa. Ati soma kuri inzoga utazabimbwa. Haba hari n'ubwo ugasanga akana k'imyaka 4 bari kuvuga kakinywera. Noneho ariko kuko byabaga ari ibintu biri natirere bitangiza cyane umubiri, bitandukanye na bino biyoga bya hano, ubukingi, ubusorudado, ubuki. Umwana wakanyweye yaba yabaye icyuma nyine biba birangiye, aba yagiye. Nene se ni gute twazirinda abana usanga bazinywa atari uko ababyeyi babo bazibahaye, kuko ndumva nta mubyeyi wafata umwana we ngo amuhereze inzoga nk'iyo ngiyo. Ariko n'ubundi usanga bihisha bakagenda bazinywa. Ni gute rero twazibarinda? Uko twazibarinda? Mbo burya ngira ngo icyambere muri byose ni ubujyanama. Icyambere ni ubujyanama, kuko burya hari inama umuntu akuriramo ahabwa n'ababyeyi, hakaba inama umwana ahabwa n'abamwigisha ku ishuri, hakaba n'inama ahabwa na sosiyete agendamo, nuva urungano rwe. Ubwo rero icyo navuga, icyambere ni ukumurinda ikigare kibi, kuko nuba uzi neza ko umwana wawe ari kugendana n'umuturanyi wawe, kandi uwo muturanyi wawe n'umuturanyi uzi ko uwo muturanyi uwo mwana we yamunaniye anywa itabi, nubwo tukiri ku nzoga, anywa itabi, mbo anywa izo nzoga noneho piyore, izo birenze nyine ibyo by'ibyuma, umwana wawe nazamukongeza. Icyambere ni ubujyanama, no kugerageza ko twatanga inama ku bana bato ko bidakwiriye. Mubyeyi uri kutwumva cyangwa uzatwumva, ntugatume umwana wawe umwigisha cyangwa umwemerera ko yagendera mu kigare cy'abana bafite imico mibi. Niba ubona abo bana iryo tsinda arimo bavuga ko wenda banywa urumogi n'urugero, nubwo turaza kurugeraho, ntugatume umwana wawe agenda muri icyo kigare, kuko burya hari ijambo rivuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. Bivuga ngo iki rero,
nutuma umwana wawe agenda muri icyo kigare, kuko ikigare ugenda ukigisha abana ibintu bibi. Ikigare cyiza ariko ntabwo kiba kikitwa ikigare iyo kibaye cyiza, ariko iyo yagiye mu itsinda ryiza riramukiza, itsinda ribi rikamurimbura. Ibyo rero ni ukumenya gukontorora inshuti abana bacu bagendana nazo, kuko zifite igisobanuro icyo bari cyo. Tuvuze ku nzoga, nibuka akavideo nabonye ejo bundi kari gucicikana ku mwarimu wafashwe ari gusangira inzoga n'umunyeshuri yigisha, nyuma nyine bamaze gusinda baza kurwana. Ibyo ntabwo nakabonye ngewe simbizi. Sinzi impamvu utakabonye kako kavideo karacicikanye, bo banyweye inzoga bari kumwe ari babiri, bajya mu kabari se bari ku ishuri mu kazi se bari ku ishuri. Ubwo nyuma yo kunywa baza gusubiranamo noneho bararwana. Nyine bayita ngo wikura mu icupa nayo ikagukura mu bagabo. Ni ukuvuga ngo umuntu nyine yitari wanywa uba ufite ibitekerezo byuzuye, ariko umaze kunywa hari igihe nyine igukura mu bagabo, ituma uvuga ibitari ngombwa cyangwa ukitwarika ku buryo budakwiriye. Kuko hari abantu banywa bagahirima, hari abantu banywa bakagwana, ariko muri makeya tuvuze ngo ushoboye kunywa, ariko turi kubwira babyeyi tugerageze kurinda abana bacu ibyo bintu. Tuvuze inzoga nizo tuhahereyeho, inzoga mbo niba wenda amaze no kuba mukuru agiye kunywa, ucunge ibyo yanywa byo gufata bino biyoga biremereye, kuko bigira ingaruka cyane ku buzima bwe. Kandi ngira ngo niyo mpamvu bandika ngo ntabwo kuyinywa uri hasi y'imyaka 18 ntabwo byemewe, kirazira. Bivuga ngo iki, amaraso umwana bagikura, ubwonko agomba gukomeza kwiyubaka, kuko nujya kuyinywa ukayinywa nk'umuntu w'imyaka 30, ukanywa nk'umuntu w'imyaka 50, ibyo bintu ukumva ko bitahura. Irangije umubare w'abakobwa n'umubare w'abasore, abahungu, ni abahe bakonsoma inzoga kuruta abandi? Ni abahungu, n'abana b'abahungu. Buno ibintu ntabwo uzi ikibuga cyicuritse. Ubu cyaricuritse se? Buno abakobwa basigaye banywa kuruta abahungu, ni uko banywa bihishe. Ndetse birashoboka. Ntabwo bishoboka. Nta mwana w'umukobwa nabona ngo duhurire mu muhanda ari kugenda yandikamo 8. Okay. Abana b'abahungu bo usanga birimo cyane rwose. None se ikintu cy'inzoga barazinywa. Okay, reka ndaza kuguha urugero. Reka tuvuga no ku butabi. Noneho hakaba noneho n'ikindi kiyobyabwenge, ibindi bishingiye ariko kuki bishingiye ku kintu cy'itabi. Amatabi harimo amoko, ariko reka mvuge hari amatabi hano acuruzwa, leta zemera ko yacuruzwa. Ayo ngayo njye simbizi kuntu itabi rimeze, kuko njye ubwanjye nyine numva ari niyo umuntu ari kurinywa numva bitanguye neza muri makeya. Ariko itabi rwose ntugatume umwana wawe itabi. Njye numva ntekereza ko kugira bagere kuri bya bitabi binini, numva ngira ibimogi mbese ibiyobyabwenge bikarishye, baba bahereye kuri itabi rito. Niyo mpamvu mwumvishe nibura mvuga ngo mu bibi byinshi hari ikibi cyaba kirenze ibindi kuba kibi. Ni ukuvuga ngo hagati y'inzoga n'itabi, ikintu cya mbere kibi cyica ubwonko bw'umuntu, yaba mukuru yaba mutoya, ni itabi. Hari utugero twinshi mba nabonye. Hari umubyeyi wari uri kunganiriza nyine ambwira ati ubu ngewe ntafashe ku gatabi, ntabwo najya guhinga ngo bikunde, ntabwo nakora buri kimwe cyose ngo bikunde. Ati mfataho, ati ubu natangiye kunywa itabi nyiswita umwana wanjye w'imfura. Nuko mpita kumubaza, none se umwana wabyaye we ntabwo anywa itabi? Ati urumva byabura se? Ati ntibyabura, n'ubu ngubu anywa itabi. Kuri njye ku ruhande rwanjye itabi riranukira, ntajya unyumva ntahe. Kandi ngo hari abo ritera imbaraga, usanga hari n'abantu barinywa, agasanga nk'umwana nk'uko ararinywa kugira ngo abashe ngo kumva ko hari akazi yakora ngo rimuhereze imbaraga. Niba umubyeyi muri we yaratangiye kurinywa akimutwite, ubwo urumva n'imbaraga zo kugira ngo azamubyara abashe kumubwira ngo itabi ni ribi. Njye numva bidakunda.
mbo itabi tugendeye ko turi inama cyane runo rubyiruko cyangwa hano bana tubyara itabi bano banywa urumogi bahera kuri rino tabi ryemewe gucuruzwa mu zo amareta yemera ko bacuruza noneho yamaze kubakoroniza kuri ryo ryaramubase kuba imbata yaryo niho asimbukira kumva ko ritamuhagije akajya ku rumogi bivuga ngo ntabwo wanywa urumogi utarigeze unywa itabi risanzwe niyo mpamvu bwije mvuga ngo itabi kuko urumogi buryo umuntu arumwewe aba yarangiye byarangiye niyo mpamvu navuze mu bibi byinshi harimo ibibi biruta ibindi inzoga n'itabi ryo rwose ritari kurangiza noneho piyore y'umuntu nyine agiye muri ibyo by'urumogi bivuga mu kirenge ikintu nashishikariza ababyeyi bari kutwumva baba bari hano Mozambique cyangwa bari mu Rwanda cyane n'abandi bazatwumva bari hose ku isi wenda biterwa n'ibihugu numva ngo mu Burayi bitewe n'ubukonje ngo abana bose binywera itabi n'abakuru n'abakiri simbiza abantu benshi bararimo bitewe n'ubukonje ariko wenda ku ruhande rwanjye reka ntangire ku ruhande rwanjye numva ko itabi rwose ari ikiyobyabwenge ku mwana twakarinze sosiyete yacu tukakirinda abakuru tukakirinda abatoya umwana atangira anywa utwo dutoya noneho akagendera mu kigali cy'abanywa utwo dutoya umubyeyi akaba yabibona akamureka ariko kandi ntamenye ko namara kumenyera ibyo aziriho bazamubwira ko uwo ntabwo uzi irihita ari kugezayo uri kuzengereza neza fata kwa biriya ikiri aho ngaho nibutse wibuka yaho twakoze ya wa muhungu w'umukaraza bagasore tuva ngo ni akana wajyamanye na Shadibu uwo mwana bamusanzemo ibiyobyabwenge bamusanzemo itabi ibiyobyabwenge ubwo ni itabi ryivanze n'inzoga bibeka ikiyobyabwenge ibiyobyabwenge mu Rwanda bafungira ntabwo ari inzoga bafungira itabi na hano icyo bafungira ntabwo ari inzoga nubwo banywera ibyo by'ibyuma ibyo birakureba upfa kudatwara kandi ntugire urugomo ukamenya kubikontorora ukagera iwawe ibyo nta kibazo ariko hano bafite imyaka 18 ariko itabi by'urumogi iyo barugusanzemo usibye no kubona bari gusanganwa ko gusanga bo mu mubiri ariko urumva ububi bwaryo ubu ushobora no kurinywa nka nyuma y'ukwezi nabwo nyine bari gusangamo mu gihe cy'amezi 6 cyose ruba rukuru ikintu kiba gikaze urumva ko itabi ni ikindi kintu noneho uwo muhungu bamusanzemo uwo mukaraza wari umwarimu bamusanzemo itabi wibuka inkuru twavuze ko yagiye kwa Shadibu yajyanye inzoga noneho bagasangira bamara gusangira Shadibu gatajya kurega ngo yisanze bari mu cyumba ngo bose bambaye gusa n'atazi ukuntu byagenze bamenya umwana yamusambanyije noneho twatuva uko byagenda kose birani ntabwo bisobanutse noneho rero baje gusanga uriya mwana yanyweye ibiyobyabwenge mbo ubwo agomba guhanirwa wenda cyangwa akajya kubimuvomamo noneho igitangaje impamvu ngiye gutanga urwo rugero ko tugomba kwirinda ibyo bintu ni uko Shadibu nawe bamusanzemo ibiyobyabwenge ubu ntari mu rugo ubu ari hehe bamujyanye mu biriya bigo byari aho bakuramo abantu ibyo biyobyabwenge ni nko kwa muganga ni kwa muganga bavura abantu bazengerereye nyine bishwe nabyo cyangwa babashwe nabyo kuko ngo Shadibu biriya bintu yakoze yari yabashwe nabyo bose na buriya muhungu bivuga ngo wasanga uriya mugabo wenda watatse ati nubwo avana yamufashe ku ngufu ahubwo ntituzi iyo twari turi kuko twanyweye bino bintu bariya rero ni urugero rwiza rw'uko ibiyobyabwenge tugomba kubirinda abana bacu dushyizeho imbaraga ubwo ababyeyi batwumva uwo wese reka abere mugenzi we ijisho mu kureberera sosiyete yacu kugira ngo tubashe kubaka bano bana bakiri batoya tubarinde tugerageze gukumira wowe wumva kino kiganiro umenye ko nubwo umwana wawe uwo afite kuri pasitori cyangwa se ukaba uri shehe ariko menya ko
ikiganiro kikureba, kuko umwana wawe afite kugendera mu kigare cya babandi babikora, wowe ukamureberera ukamureka, ariko ejo ugatungwa no kumva umwana wawe ribu yamufashe yamufatiye ari kunywa ibyo bamusanze mu rumogi. Ubwo rero babyeyi mureke tugerageze gufasha abana bacu no kubacungirira kugira ngo tubabere ijisho, kandi umuntu afata umwana wese nk'uwe, kugira ngo tubashe kubaka iyi sosiyete yacu ya none ndetse n'ejo hazaza, igihe twebwe tuzaba tutariho, kuko umuntu arakura agasaza agapfa, niko Imana yabigenye kuri iyi si. Noneho reka dutange uwo musanzu rero, nawe uzumva kino kiganiro ku ruhande rwa nyiri kumbyumva ko yagatanze uwo musanzu yagiye tugira abadamu bareberera abana babo bari kunywa ibyo biyobyabwenge, ariko tuvuge abadamu bareba abana babo b'abakobwa bagendera mu kigare bakabareka, wababwira ihe nama? Njye numva nta mubyeyi warebera umwana barimo kugendera mu bigare bibi ngo amureke. Urishura ababaho se? ashobora kuba umwana bigenderamo umubyeyi atabizi, ariko icyo nabwira umubyeyi ni uko twajya tugenzura neza tukamenya abo abana bacu bagendana nabo, tukareba nimba ari abantu bafite imico myiza, twasanga atari abantu bafite imico myiza tukabarinda ibigare nk'ibyo. Ariko numva nta mubyeyi waba ubizi ngo abone umwana wari kugendera mu bigare bibi by'abanywa itabi, by'abanywa ibyo biyobyabwenge ngo ubundi amureke. none ari umwana wo kwa pasitoro se akavuga ati ngiye mpamvu ndi kugendana na bariya bafite banywa ibiyobyabwenge ndi kugira ngo mbigishe ko atari byiza. Kandi bya bindi Yesu yavuze ngo none se gute wavura umuntu utamanje kumwigereza? Ubwo wenda umwana abwiye papa we gutyo, papa yamusubiza nk'iki? Ati papa wowe wavuze ngo tujye dutanga twigisha abo tugendana nabo, none nzigisha abazima gusa si cyangwa abatari ndi kugendana nabo kugira ngo nyine mbabwire ko atari byiza mbakosore? Uwo mubyeyi azabitandukanya gute? Yakora iki? Ababyeyi dufatanye twese ducungirire abana bacu tubarinda ibiyobyabwenge kuva bakiri batoya, kurinda babaye bagize imyaka yo kwigenga, kuko byari imyaka umwana utakibasha kumubwira. Igiti kigororwa kikiri gitoya, umwana nashinga ijosi akiri mutoya rigonde, kuko namara kuba mukuru rizaba ritakigondeka. Bamucisha agashari, avuga ngo umwana umucisha agashari igihe akiri mutoya. Gorora umwana akiri mutoya kugira ngo azakure ajya mu murongo ukwiriye. Reka dusoreze hano rero, guha abana bacu umwanya tukabitaho kugira ngo tutazisanga baguye muri ibyo by'ibiyobyabwenge. Abakozi rero kubana natwe isawa, turabashimye kandi dushimye n'abazakurikira kino kiganiro. Asante sana. Nibagiwe gukora subscribe hano ku nama za Queen 31, usharinge na video kugira ngo ibashe kugera kuri benshi. Turabakunda cyane.